Alright, bimeze bite? Aka ni agafilime k'ubwenge kagiye kujya kabageraho mugasanga kuri YouTube channel bita Urwubu Rwanda ni film, ko bakita Urwubu. Bimeze bite? Banza mbere ku kuntu kazaba kifashe ni vuba aha kagiye kuba kabageraho muri iyi minsi y'ejo bundi aha hari abarimo mwishyamba barububa ku kibububa, byanze bikunze hari impamvu. Kugira ngo uzamenye impamvu bububa uzicare hamwe, harimo n'abasaza bagenda n'uducuma basomaho. Bimeze bite? vuba aha karabageraho mwishyamba harabariyo, hari abagenda bububa n'ibyo birimo bazaba bakita ngo iki ni urwubu. Ni vuba aha arabasomaho bububa bashinze vi cyangwa bakurikiwe twitozo hano, arabyukira ku myitozo nk'abandi babyukira ku kawunga. Metero ndamubonye hano mu ishyamba imeze nabi. Metero amerewe nabi, tabara awaje gutabara metero ubanza w'uyu nguyu bameye y'inabi. aba ni bande ni mu ishyamba, icyo bapfa ntitukizi. bimeze biti? ubwo urasabwa kuzareba igice cya mbere n'ejo bundi ku munsi w'ejo igice cya mbere duta tukibagezaho. ni Urwubu. Mambo vipi? ni cya cyamamare cyakebereye ku ifarashi mu ishyamba, hari waje gutabara metero. barapfa iki? metero baramuziza iki? ari nayo bibereye mu inkundo zabo. ubwo abandi mu ishyamba rimeze nabi, hari abari mu bintu by'insandaguza bya yare bya bintu ntakunda habe namba. uzagasanga kuri YouTube channel bita Urwubu Rwanda ni Films. ijwi ni irya cya cyamamare siniya ku ifarashi. bimeze bite? Mambo vipi? humura nge n'umutwiteka Urwubu series ku munsi w'ejo turakabagezaho. nta bintu byinshi murabizi, ntabwo dutinda. gahunda ni ku ifarashi. hari ababa baridura amaso yabo niba ari za dayimoni baturebe hano, harabanza bazivanayo ahangwaho. bimeze biti? hari uri ku nkari y'inkuba hano ewana ngiye gutumika. bimeze biti? we gusa nakubwira ntuze gucikwa episode ya mbere umenye n'iki kijya mbere muri iyi filimi. metero baramuhiga. kuki metero bamuhiga mu ishyamba rimeze nabi? ku munsi w'ejo tubahereza igice cya mbere. izi zari incamake uragasanga kuri YouTube channel bita Urwubu Rwanda ni Films. ubwo nkomeza numika nyine tu ku munsi w'ejo.